nawe iki kibugu kirimo nubwo ubona ko ugiye gutsindwa iherezo Yesu arahari aje gutera umupira mu izamu kugira ngo igitego kinjire. Yesu arahari kandi Imana ni yacu ibihe byose. Ndagutangariza ngo ntabwo Yesu yakuretse, nta nubwo yakwibagiwe, ahubwo ni isaha itaragera. Hanganira ubugumba urimo, maze igihe utabyara uri kwibaza uko bizagenda, warirwaniriye ujya mu bapfumu, watanze amafaranga menshi ahari kugira ngo ubone umwana, ariko byaranze. Kuri Yesu niho hari abana. Yesu niwe utanga abana, Yesu niwe utanga gutwita, agatanga no kubyara. Yesu atakurengeye, nta muntu wakurengera. Reka twongere tubasuhuze inshuti zacu, mwebwe tubana umunsi ku munsi, abakunzi b'umusaraba, inshuti zakadasohoka zo kuri Mwafashwe byari official. Turabemera cyane, turi hano kubera ko muhari, turi hano kubera ko muri aho. Njya nkunda kubwira abantu ngo mbere yuko Imana yohereza umuhanuzi ibanza kohereza abazahanurira. Njya nkunda kubwira abantu ngo mbere yuko habaho umuganga habanza kubaho indwara azavura. Yasahirutse kuvuga ngo abazima sibo bakeneye muganga, ahubwo abarwayi nibo bakeneye umuganga. Amasandire turongeye kandi turakwakiriye, turakunezerewe by'umwihariko. Uraho nanone? Uraho neza. Suhuza abantu bari hano bari kukureba, bari bagukumbuye. Muraho neza, ndabashuhuje. Nongeye nagarutse. Urakaza. Ni wa mubyeyi. Wa mubyeyi uherutse kuyibona. Ni wa mubyeyi, amazina ni yayandi basa bose Joseline. Ukaba uri umumama mwiza ushima Imana. Uherutse guhura na Yesu? Bikomeye. Yes. Nta munsi tudahura nawe. Buri munsi? Buri munsi. Buriya niyo wabyutse uri muzima waba wahuye nawe. Reka. Yego. Buri munsi? Buri munsi. Ubu nimbyuka bikemera nzavuge ko nahuye na Yesu. Wahuye na Yesu. Ninjya ahantu ku isoko nkagaruka nzavuge ko nahuye na Yesu. Uba wahuye nawe. Kuri kw'Imana? Yego. Urasa neza by the way. Ndagushimiye. Wow. Ibintu biremewe. Bajya muri commentaire batubwire ko ibintu bitemewe. Bura gusa neza. Muna abana b'Imana niyo bantu ba mbere bakabaye. None ari ukuntu wegetse akarinete. Ushize tubana nta kari kariho. None wegetseho kabisa nukutubwira wegetseho. Ubundi bajya bavuga ngo ibintu byose iyo biri Imana Data, iyo biri mu Mwuka Wera bigenda neza. Ndakwemera cyakoze. Abicaranye ngiga ariko ni byiza, nkunda gusa neza njya ngo we turaziranye. Bikomeye. Nkunda ibintu byiza, nkunda umuntu usa neza. None we yaba ari umuntu uvuga Imana, yaba ari umuntu uvuga ko yahamagawe, yaba ari umuntu avuga ko ari umukozi w'Imana. Byo ndabyubaha kandi ndabikunda cyane. Yesu aguha umugisha. Turongeye turakunezerewe, tuguhaye ikasi. Yego. Abana baraho pe. Babazina baraho. Yego. Sandrine mushuti wawe baraho. Ako ndashaka kuzaza gusura Sandrine. Ni karibu nuko. Abasandrine ngo nabantu nigize ndebe ibisobanuro bw'izina Sandrine nsanga ngo ni. Ubundi ba Sandrine n'abantu bataba bashaka kumenyerwa. Ba Sandrine ni abantu babumva ko ibintu byabo babikorota n'abashizeho agahato. Oya. Yego. Kiwe. Utamuforosheje ngo kora iki ngo kora iki. Bijya baba bizi. No bimuforosha ararakara. Nta kintu waza umubwira Sandrine. Reka kandi ukuntu bateye bararakara bakunda bararakara ariko bagaruka vuba. Ndarara ngiye kurihinduza. Kimwe mu bintu byatumye nkundira izina nize kumva ubusobanuro bwaryo baravuga ngo risobanura ngo umurengezi w'ikiremwa muntu cyangwa se umuntu uvugira abandi. Narebye ubusobanuro narebye izina ryanjye, ndebye ubusobanuro bwaryo ndikunda ntari rikundaga. Basandine bavugira abagenzi babo. Manishe. Rero twari tugukumbuye, turakwishimiye cyane. Ubundi uhorana ibihe. Muri wowe uhorana ibihe, sindahura nawe uri gucunga. Uhorana ibihe pe. Bino bavuga ngo abantu ngo barimo ngo baragwa, ngo bafunze insengero, ngo none abantu benshi ngo bamaze kugwa, ubundi budahagaze. Bagwe bakureke. Ni bagwe bakureke. Umuntu abagwa adahagaze pe. Ariko yamamagaye. Ase ko bavuga ngo nubundi haguhagaze. Koko mana reka. Abadahagaze. Nibyo. Nukuri. Hari umuntu uvuga ngo njewe ngo narasenze. Ubundi biraba bavuga ngo ni ibiki ngo twe twarasenze wana. Nyine we akakumvisha ukuntu yigize kuhatwika. Ariko barutse kumenya umuririmbyi uherutse kuvuga ngo izaguhembera higusa. Imana izaduhembera ahidusanze. Wow.
muntu dukurikiye mu guha ikaze umukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana, tunakwibutse ko Imana izaza itazaceceka kandi izaguhembera aho dusanze. Ntabwo uzarata ngo wari umudiyakoni, ntabwo uzarata ngo wari umupadiri, ntabwo uzarata ngo wari mansera. Ikizagusanga ukora nicyo uzahemberwa. Ariko nakwifuje ko izadusanga mu bintu byiza. Ariko se ubundi buriya izazara saza no ariko se Sandrine ibihe biriho ubu kabona n'iminsi tugezemo yavuga ati ariko baba barimo karifuriza zijyahe wowe wahuriho hose uherereye iyo wowe uri kureba urabona iminsi turimo igeze Wasandi yaberutse kumva umujama mu bantu twakoranaga aravuga ati reka ati Yesu imijugujugu bamukubitiye mu isi ati n'iki yahaririye n'imigiti ati ntago azagaruka gatara amatepe baramukanye ntago azagaruka mbese buri muntu wese yicaranye ingingo ikumvisha ukuntu Yesu atazaza. Natwe rero tugasara tuvuga ko azaza ngani bagume mu byo barimo nyamarara azaza kandi yaranaje. Ubundi umuntu uri mu mubiri ntabyo abona ndapfuye, ariko abantu bari mu mwuka barabibona ni ukuri pe. Azaza n'ubu yaraje nuko abantu batabibona. Sikomerutse kumenya amakuru ko Yesu yacana mu ipine ry'imodoka. Yego ko mana bikomeye, umuntu ari kugikwa neza pa hejuru uri kubaka akazi uri kugaragura imvange zawe mu rugo uri gusembiza neza ushiramo umunyu umve ko byakoze. Yesu akaza hakaza aho ngaho wicaye ku isafuriya sinarya Yesu usiko buri no kugenda ugasitara bikaba birarangiye no muri dushe ngageze neza ko kanya Yesu akaza. Hari abantu bajyamo ngo neza Yesu agahita basanga bati naje. Ubundi ngewe mbonye mbyutse ndi muzima banumva nshimye Imana bikomeye cyane kuko abari amashimwe akomeye. Ubwo bivuze ngo umuntu wese uri kutureba ararya rimenge kuko Yesu nta kizamubuza kuza. Azaza ntago azatinda. Ibyo wakora byose ukuri kwinyuranyuranamo uko utege ujye hehe ujye kuryoshya by'amafaranga ntawe uguhagazeho hejuru ariko Yesu azaza. Hari n'uherutse kuvuga ngo azaza ntazatinda nkuko yabisezeranye. Njya nkunda ukuntu rero ujya uzamuka umusozi uje hano ntabwo ujya uza gutyo gusa nta butembere ubujemo. Iyo uje ari mu butembere kamera ntabwo ibihari. Hoya niko bimeze bivuze ngo iyo neguye kamera nka gutya nkayigutunga bivuze ngo hari ikintu ubuzanye. Noneho abantu badukurikiye batera agatebe bicare barye ijuru ryatetse. Yego witeguye kugabura ngiye kuguha agatuti niko bimeze kame Yesu yarakamaye ariko ntako wanyima kuko Yesu yarakamaye sinjyeho kutakaguha kandi so uzazana imperuka. Rero no kubwira abantu bajya bagerageza kukimana sakaba so wanyu sakaba nyoko wanyu naka Yesu ugasanga abantu burije ibiciro umuntu akajya ababa bafite abo bicaza imbere n'abo baticaza imbere mbese barebera inyuma. Abantu barebera inyuma abantu bari kurebera abantu inyuma. Merutse kumva inkuru y'umuntu herutse gutaha ubukwe ngo aragenda ngo yambaye nabi ngo betamusubiza inyuma no arareba ngabona hari abandi bari kuza bambaye dukweto duhagaze ngo bakamucaho bakajya kubicaza imbere. Aravuga ati nanjye watanga ajya gushyiramo agakositimu ngo agiye ngo agasesetsemo aje hagati ni karimo mu myanya y'imbere ngo bamukubise bya biryo n'aya mafanta bikajya bishyira mu makoti. Avuga ati sinjye mwubashye amakoti. Nukuri abantu barebera inyuma yaba abantu bari bafite n'iyereko bakabajya bareba n'imbere mw'imbere. Hakuzi ko agaciro k'umuntu katava mu byo atunze. Yego ko mana nawe ni kubyemera. Bonye abantu barebeye mu myenda myenda sishaho ngenda iyo baza kurebera mu myenda bura Samuel yari uwa mbere kujya kumena habinada Yesu fashwa n'ukuri kuyahamaga. Mbese iyo baba barebera mu iyo biba byemeye kurebera umuntu mu myenda Samuel aba yarabaye uwa mbere guhita yimika Abinadamu akisohoka cyangwa bashama Yesayi akibamurika. Abinadamu bahise bavuga ati nako Samuel yagwitaga ati uyu ni wewe. Ariko kuko Imana itareba nk'abantu itareba uburanga cyangwa igihagarara kankwa gatuti mbabare cyane byanibereye inyuma ya kamera ni Sandrine nyango turaziranye umukobwa wanyu. Reka dusenga Imana kugira ngo Imana ibane nawe ntisanzwe. Turakubashye kuko ugira neza iminsi yose Mana data mu izina rya Yesu. Turakubashye kuko twoherereje umukozi wawe byanze bikunze turahamya tudashidikanya ko hari ikintu muhaye kuzana ndetse kugira ngo adusangize bana nawe kandi umugirire neza ubane nawe uyu munsi kuruta mbere mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha karibu. Turongeye kubasuhuza ninjye wa mubyeyi nongeye ndagarutse. Amazina ni yayandi basa bose Joseline. Umuntu we yarandebye aratangara
mubwiye ko ngiye gushima Imana. abona nta mpamvu. Biracyariho byinshi, biracyariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima. Nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, nubwo twaba tunyura mu makuba, biracyariho byinshi ibyatuma dushima Imana. Nubwo twanyura mu bukene, nubwo twanyura mu gupfusha, biracyariho byinshi ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima. Nawe hari byinshi byatuma uza imbere y'Imana ushima. Suko ibibazo ufite bitatuma ushima. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mu bibi no mu byiza tujye dushima, kandi mu kuboko kw'Imana harimo ibyiza hakabamo n'ibibi. Tuma tuza imbere y'Imana dushima. Kuba waramutse uri muzima, birashoboka ko washima, nibyo, ni ngombwa gushima, ni n'itegeko. Hari benshi ubungubu kubyuka byanze, hari benshi bari kwa muganga, hari benshi bari guhumeka umwuka insigane, hari benshi bari kubabarira umwuka amasegonda ku masegonda, ariko twebwe hari byinshi byatuma tuza imbere y'Imana dushima. Njyewe mfite byinshi byatuma nshima. N'akakuka mpumeka ni ukubera Imana, kuba nkigenda ni ukubera Imana, kuba nkivuga ni ukubera Imana, kubera ngitambuka ni ukubera Imana. Imana ishimwe, kandi Imana itugirire neza, Imana ihabwe icyubahiro, kandi Imana idushyigikire muri iki kiganiro. Imana ituganze kandi Imana iturwanirire. Nongeye kubaha ikaze, ni karibu, ni mubanguke twongere twumve ukuntu Yesu agira neza, twumve ukuntu Yesu aje gutambuka iwawe. Ni karibu, tera agatebe unkurikirane. Imana itugire neza. Niba utetse teka vuba uzunkurikirane, ndongeye ndaje. Imana itugire neza kandi Imana ituganze, Imana iturwanirire. Tujye muri Luka igice cya 19. Luka ibice 19. Luka 19 ibya Zakayo. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro. Zakayo yari umukoresha w'ikoro mukuru, kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi, kandi yari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe, kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama, aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yururuka vuba, amwakira anezerewe. Abantu benshi babibonye barabyivovotera bati, dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arururuka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Amen. Yesu nashimwe. Uyu ni Zakayo, yari umukoresha w'ikoro, ariko amara igihe yumva amakuru y'umugabo bita Yesu, ko hari umudugudu agiye kunyuramo. Imana itugirire neza. Yesu nashimwe. Ngo nuko Yesu arahanyura, abantu bari benshi, ariko Zakayo nawe haravuga ngo uyu mugabo igihe bamuvugiye, nshaka kureba uko ameze. Imana ituganze kandi Imana iturwanirire. Zakayo abona bitewe n'ubwinshi bw'abantu ntabwo yabasha kureba Yesu neza, ariko Zakayo arirukanka. Imbere yiwe hari igiti cy'umuvumu. Zakayo arirukanka yurira igiti cy'umuvumu kugira ngo arebe Yesu neza. Imana itugirire neza. Suko Zakayo mu buryo bw'umubiri yari mugufiya, birashoboka ko hari ibyaha ufite bituma uri mugufiya. Imana itugirire neza. Ubwambuzi bwawe butumye uba mugufiya. Imana ituganze kandi Imana iturwanirire. Ngo nuko Zakayo yurira igiti cy'umuvumo ashaka kureba Yesu, kuko yari amaze igihe kinini amwumva. Imana iturwanirire. Haravuga ati, Imana nemerera nanjye iki giti nkurire mbasha kureba Yesu uko ameze. Imana itugirire neza. Ariko nubwo abantu bari bari aho ngaho, ntabwo byabashimishije ukuntu Yesu agiye gucumbika ku munyabyaha. Imana itugirire neza. Hari abantu bataremera ko wakijijwe,
hari abantu bataremera ko uri umuvugabutumwa, hari abantu bataremera ko uri umukristo. Abo ngabo barahari kandi baba bakwitegeye cyane. Mana tugire neza kandi Mana tuganze, Mana turwanirire. Ngo nuko Yesu ageze kuri icyo giti haramubwira ngo Zakayo ururuka, kuko uyu munsi ni wowe wanzanye. Ururuka Zakayo, ndi burari wawe. Zakayo arururuka abwira Yesu ati ntibishoboka, n'abantu nagiye nambura, n'abantu nagiye niba, n'abantu nagiye mpuguza, ntabwo bishoboka njyewe umunyabyaha ko waza gucumbika iwanjye. Yesu hari ibintu atajya arebaho. Yesu ntabwo yita ku magambo bakuvuga. Yesu ntabwo yitaye ku gihe umaze utabyara. Yesu ntabwo yitaye ku madeni ufite. Yesu ntabwo yitaye ku magambo bari kukuvuga muri iki gihe, ahubwo icyo wavuganye na Yesu nicyo kimuzanye. Mana tugirire neza. Ururuka ahantu uhagaze, ururuka mu giti urimo, Yesu akugirire neza. Ururuka wa mugabo we, ni ururuke. Ururuka nubwo amadeni ari menshi, nubwo bagiye kugutereza cyamunara, ururuka Yesu akugirire neza. Ni ururuka, ni ururuke. Va mu businzi, va mu byo wibwira, ururuke. Yesu yiteguye kukugirira neza. Imana ituganze kandi Imana iturwanirire. Igiti uhagazemo ukimazemo igihe kinini, ariko Yesu aravuze ngo ururuka, hararari wawe. Yesu ntabwo yitaye ku magambo bari kuvuga. Imana itugirire neza. Ngo nuko Yesu aca muri abo bantu agera kuri icyo giti abwira Zakayo ururuka. Abantu barabyivovotera, abantu barasakuza, abantu bavuga amagambo ati koko nureba Yesu, Yesu binakoze ni ibiki? Koko ni gute Yesu yajya kuri ya mugabo? Ni gute Yesu yajya kuri ya musinzi? Ni gute Yesu yajya kuri mwicanyi? Ni gute Yesu nawe? Abantu bavuga amagambo menshi, abandi bazana ibirego, abandi bajya kurega ngo reka reka nibishoboka, uriya yaranyambuye, uriya ni umwambuzi. Ariko Yesu ntabwo yita ku magambo abana b'abantu batuvuga. Imana tugirire neza. Iyaba Yesu yita ku magambo y'abantu tuba twarapfuye twaribagiranye, ariko Yesu ntabwo yita ku mabwire ya rubanda. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Imana ishimwe. Wowe urinde wo gucira abantu imanza, wowe urinde wumva ko ntakizwa, wowe urinde wumva ko Yesu ntamwakira nk'umwami n'umukiza. Imana itugirire neza. Nawe ahantu uherereye usabwe kururuka, Yesu akakugirira neza, ukava mu ntambara urimo, ukava mu businzi urimo. Yesu yiteguye kukugirira neza. Hari uburwayi umaranye igihe, hari ibibazo umaranye igihe, ariko Yesu yiteguye kugukiza. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Hari igiti umazemo igihe, hari ubushumeri umazemo igihe, hari uburwayi umazemo igihe, ufite kanseri yakurembeje, ufite diyabete yakurembeje, ariko Yesu yiteguye kurari wawe. Yesu yiteguye kurari wawe. Nubwo bimeze gutya, Yesu yiteguye kurari wawe. Komera komera, ururuka mu giti umazemo igihe, ihangane nubwo ufite amadeni. Yesu yiteguye kurari wawe. Ururuka, ururuka gatoya kandi umwemerere. Yesu murabana anze kandi Imana iturwanirire. Aje kugutangariza nkubwira ngo ururuka igiti umazemo igihe, cyururukemo. Nubwo abantu bari kugukomera, nubwo abantu ari benshi, abakomerezi turabafite muri iki kibuga. Dufite abakomerezi benshi, dufite abantu badukoba, dufite abantu b'abasifuzi. Iki kibuga harimo abasifuzi benshi, ariko ihangane nubwo abasifuzi babaye benshi, ariko Yesu arahari. Ihangane nubwo abasifuzi bahari, ariko Yesu arahari. Iki kibuga turi gukiniramo cyabanjemo abandi, baranyerera baragwa, bavamo baratsindwa. Nawe iki kibuga kirimo, nubwo ubona ko ugiye gutsindwa, iherezo Yesu arahari. Aje gutera umupira mu izamu kugira ngo igitego cyinjire. Haleluya! Yesu arahari kandi Imana ni yacu ibihe byose. Ndagutangariza ngo ntabwo Yesu yakuretse, nta nubwo yakwibagiwe, ahubwo ni isaha itaragera. Hanganira ubugumba urimo, maze igihe utabyara uri kwibaza uko bizagenda. Warirwaniriye ujya mu bapfumu, watanze amafaranga menshi ahari kugira ngo ubone umwana, ariko byaranze. Kuri Yesu niho hari abana. Yesu niwe utanga abana, Yesu niwe utanga gutwita, agatanga no
kubyara Yesu atakurengeye nta muntu wakurengera. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Uyu yari Zakayo. Zakayo amaze kubona ko Yesu ahageze aruruka, yururukana n'umutima mwiza, haravuga ati ubwo ari Yesu bivuze reka nururuke. Yesu akoresha itegeko. Yesu akoresha itegeko. Nibyo, Yesu akoresha itegeko kugira ngo uyu munsi wa none Yesu abashe kurara iwawe. Amadeni yose ufite, ibintu byose aba wagiye wambura, wihangane wishyure, ariko Yesu arahari yiteguye kukugirira neza. Imana ituganze kandi Imana iturwanirire. Haleluya, haleluya. Birashoboka kuri Zakayo nawe, birashoboka ko hari ibibazo ufite, birashoboka kuri umwambuzi, birashoboka ko kwishyura byakunaniye, ariko Yesu arahari kugira ngo akwishyurira ayo madeni. Imana itugire neza kandi Imana ituganze. Niwururuke, niwururuke, va mu businzi, va mu busambanyi bugutwajije igitugu, va mu bibi byose, va mu bapfumu. Ibyo ngibyo ntabwo byatuma Yesu arara iwawe, ahubwo numwemerera n'umutima wawe wose, Yesu ararara iwawe. Mwemerere byonyine, umwemerere, umuha umutima wawe wonyine. Yesu arashaka umutima wawe wonyine, nta bindi Yesu ari kugusaba, nta butunzi agusabye, nta feza, nta n'izahabu, nta n'ibyo wabona. Yesu arashaka umutima wawe wonyine. Uwo nguwo niwo Yesu akeneye kugira ngo arari wawe. Mwemerere byonyine. Numara kumwemerera umanike amaboko uvuge ngo ndatsinzwe, tsinzwe n'ijambo. Umanike amaboko uvuga ngo Yesu ibyanjye ndabiguhariye, habaroza mu byanjye. Yesu nguhariye umugabo wanjye, Yesu nguhariye abana banjye, nguhariye urugo rwanjye, ngo are business yanjye ngwino yizemo, kubera ko maze guhomba kandi ntabwo uvugisha ukuri mu kazi, uri umuntu ukata iminzani. Imana itugirire neza. Ibyo byose bireke, ubwize Yesu kuri, uvuge kuri umunyantege nkeya, nawe yiteguye kurari wawe. Ndabashimiye cyane kandi ndabashimiye rwose mbikuye ku mutima umuntu wese wabashije gutera agatebe agakurikiranira ijambo. Imana imugirire neza kandi Imana iganze, Imana idushigikire, Imana itwiteho, Imana iturwanirire. Wowe aho uri hose uherereye wawe, ngaho nyemerera wururuke, giturimo umbabarira ucyururukemo, kuko Yesu yiteguye kukugirira neza. N'umunyembabazi haraciciye ku ntebe y'imbabazi. Ururuka, ihangane wa mugabo, ururuke, wihangane wa mukobwa, ururuke, ihangane, 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 ururuke, kuko Yesu yiteguye kukugirira neza. Amen. Gahunda ni ukururuka. Nibyo. Gahunda ni ukururuka. Abacuruzi bururuke, bururuke. Abashoferi bururuke, bururuke. Ewe umva, abanyamasengesho bururuke, bururuke. Mana data twese, buri muntu wese yururuke, yururuke, bitewe n'ahantu ari yururuke, n'igitahagaze, cyaba ari agashorishori. Ababyeyi bururuke, bururuke. Mana itugirire bururuke, abo mu nzego bururuke. Shimwe cyane, ndafashije. Gahunda ni ukururuka. Tuvugije Imana. Pere bre. Nibyo. Nukururuka ndapfuye. Niryo tegeko. Nukuvuga ngo umuntu wese wari uri kureba iki kibwiriza yururuke. Yururuke. Yirebe nasanga yaramanitse yururuke. Yururuke. Nasanga nawe yari imanitse yururuke. Yururuke. Nasanga yari ahantu mu bishorishori yururuke. Nasanga yari afite ikintu impamvu itumye atabona Yesu yururuke. Ndafashijwe wihoreye. Barabizi ko gufashwa kwanjye bitarindira ibintu byinshi. Iyo mfashijwe mba mfashijwe. Ukereka tubwiriza abantu bagira ngo twe twageze. Yes. Ntago baramenya ko natwe tukiri mwiza. Nukuri. Hari igihe abantu batubona turi mu kindi kirere bakagira ngo twamaze kugerayo. Ntabwo turagerayo. Ntabwo turagera kure. Dore sinzi umugabo yarose kubivuga, niba ari Paulo aravuga ngo ntabwo turagera ahantu Satani atarasimyana. Bivuze ngo mbese gahunda ni ukururuka. Bishop yururuke, umudiyakoni yururuke, umuririmbyi yururuke, umuhanuzi yururuke, umuntu wese yururuke. Tatashye. Amen. Tanga nimero ubundi udusengere ariko twururuke da. Nukuri nimero ni za zindi. Ayindi 078 28 288. Hari umuntu ugize icyifuzo cyo kururuka avuga ati ubusambanyi bwe butumye numva nuriye nda ahantu hejuru, mbese bwari butumye mba mugufi ku buryo ntashobora kureba Yesu. Ubundi dufite abantu bakora ibyaha kumva nabo bwayishiriye iteka, akumva mu bantu bakugirirwa impuhwe no kugirirwa ubuntu ntarimo. Dufite abantu bakora ibyaha bakumva nabo ubwabo bakiyahura kubera depression y'ibyaha. Ukuri jewe ndi umuntu umwe mu bantu bakira telefone nyinshi aho ngiriye kuri media, umuntu araguhamagara ukumva ari gupfa.
bikomeye cyane. rero twinginze Yesu ngo atabare, dushimire Yesu uza abantu bakururuka. Ni ukuri, akurata mwururuke, ni ukuri nibururuke, Afashijwe igenda Mana. kubinginga, Yesu Kristo ndabinginze rwose nibururuke. ureba ugasanga waririmbaga uri mugufi, ubwira Yesu ngo ni ukuri akururutse, Ataba ni twese. ukuri pe. Ega iyo tuvuga ibi ubundi ku gahunda yo kuzamuka hejuru mu muvumo, ni umutima Zakayo yaragize ushaka kureba Yesu. Yego, ntabwo yigize yihagarara ngo ati kuko ni umukoresha w'ikoro ngenda guma hasi ari buhansange. Bivuze ngo umuntu wese yambura icyubahiro afite, abantu bafite ibyubahiro bicayeho, abantu bareka amatitire bicaranye, ni ukuri nibururuke. akibaza umukoresha w'ikoro uwo muntu yarakaze, ntabwo yari yoroshye, ni ukuri. yakoraga muri Revenue. noneho urakora aha hirya wurije ibiciro, wowe urakora uyede wurije Ni ukuri ibiciro, wurije uri ibiciro. umufundi wurije ibiciro, ufite nta na kimwe cyatuma utururuka. nakunze Namani. Ni ukuri, Namani umunsi umwe nawe yaruriye ashaka kujya Yego, kureba, Mana. ashaka kujya kureba Imana biciye muri Elisa. pe aravuga ati ngiye kureba umuhanuzi. yirengagiza amapeti, yirengagiza buri kintu cyose, avuga ati ngiye kureba. kandi ikintu Elisa yamubwiye yaragikoze. bivuze ngo mukurira ushaka Imana. ushaka Imana ntabwo Imana ishobora kujya kuyirengagiza. mfashirijwe mu gikari mu masandi dusengere tuva, numva natangira gufashwa ugashiduka musanze aho ngaho, washiduka mpamusanze. turagushimye nanone Uwiteka mu gihugu cyo mu ijuru. twari turi imbere yawe, komeza kuganza no kutugirira neza. ni njye wa mubyeyi, ntabwo dutewe ubwoba n'ibyo turi kubona hanze aha, ahubwo dufite ibyiringiro ko wavuganye natwe. urakoze cyane, buri wese mwiteho kandi umurwanirire, iri jambo rigire aho rikura abantu mu bihugu byo hanze, abarwumvishije ubashyigikire. Uwiteka Imana nyemerera mu Rwanda, mu gihugu cyacu, buri wese iri jambo rizure umuntu wari umaze kugera ahantu hacecekerwa. urakoze cyane Yesu, tugwaye icyubahiro, cyoro cyacu kibure haboneka icyawe none iteka ryose, amen.